Muraho inshuti bavandimwe, turabashima cyane dukurikije uko mukurikirana ibyigisho bitwungura bikabungura tugafataniriza hamwe kungura n'abandi. Dutanga inama y'uko igihe mubonye ibyigisho wenda bitabafashije hariho undi byafasha, byaba byiza bimwoherereje kugira ngo nawe afashwe. Niyo mpamvu muri uyu mwanya tujya kureba ibyigisho byunganira uyu mubiri wacu, kubera ko turi mu minsi ya nyuma aho umwanzi Satani afite inzira nyinshi zishoboka zo kuba yatuma imibiri yacu igira intege nkeya, kandi mu bintu yarwanije cyane, nubwo yarwanije Yesu, nubwo yarwanije Imana, natwe ntabwo tujya twasigaye. Niyo mpamvu uyu mubiri wacu nawe yawurwanije cyane, akawuteza indwara zigiye zitandukanye, ku buryo buri rugingo iyo urebye neza ruba rufite indwara kandi iremereye. Reka rero kubwo gufashwa n'Imana ndetse no kubw'inama zitangwa n'ijuru, turusheho kumva inama ijuru ritanga kugira ngo natwe turusheho kumurwanya, kuko ibyanditswe bivuga yuko ngo nitumurwanya nawe azaduhunga. Izina ry'Imana rikomeze guhabwa icyubahiro. Rero muraganira na mwene so bagira inshuti Pierre. Haleluya. Tujya kuganira ku ndwara yitwa amibe, cyangwa se inzoka yitwa amibe, kuko nayo irazahaza cyane, irazahaza ku buryo ishobora kuba hari izafatwa nk'icyorezo ukurikije abantu benshi bayirwaye, kuko benshi bayirwaye mu buryo batazi, abandi barabizi, abandi ntabwo bazi ko ariyo, nyamara iyo ariyo barwaye. Amibe rero reka tugire icyo tuyivugaho, turebe ko hari icyo cyazadufasha, kandi turabyizeye yuko cyafasha, kuko abo cyafashije nibo batubwiye ayo makuru, turi kugira ngo tuyasangize, noneho tuyanyuze ku mbuga nkoranyambaga zo gutuma benshi babimenya noneho, hanyuma icike yo gacika. Dusenge. Turagushimye Data wa twese, tugushimira ko ari wowe murinzi wacu, tugushimira ko ibyo waremye bidufasha kugira ngo dukomeze tugire amagara mazima, tuguhimbaze turi bazima. Reka uje urakomeza gutanga inama n'ibitekerezo, kirushijeho kuba cyiza, utanga inama yo kugira ngo tukumvire, mu izina rya Yesu, amen. Amibe zirimo amoko menshi, turi buze kuyareba, aho ikunda gufata turi buze kuyareba, impamvu ibitera turi buze kuyireba, uko twayirwanya turi buze kureba. Reka tubanze twasoma iri somo ryo muri Zaburi ya Dawidi, ni 147, umurongo wa 3 aravuga ngo akiza abafite imitima imenetse, apfuka inguma z'imibabaro yabo. Akiza abafite imitima imenetse, apfuka inguma z'imibabaro yabo. Uyu ni Uwiteka uzubabare tugira. Ushobora kuvuga uburyo urwaye, mu gihe urwaye amibe ukumva undi arakubwiye ngo urwaye uburozi. Ntabwo waba urwaye amibe undi akavuga turwaye igifu. Ariko iri somo riravuga ngo akiza abafite imitima imenetse, apfuka inguma z'imibabaro yabo. Uwiteka rero ari gupfuka, hari igihe akoresha ibi byanditswe, hari igihe akoresha yaremye, hari igihe akoresha abantu gusa. Iyo atari umuntu w'umunenganenzi, iyo atari umuntu usuzugura ibintu, byanga bikunda bikunze gutanga umusaruro mwiza. Reka rero turebe ko Uwiteka imitima yacu ibabajwe n'inzoka ya amibe, inguma zacu ziterwa na amibe, turebe ko Uwiteka ari cyo yabikoraho, kandi niyo ataba weho, niyo ataba njyewe, dushobora no kubyumva, tukaba tuzi abaturanyi, abavandimwe bacu bayirwaye, hanyuma tukabafasha kugira ngo nabo barusheho kugira amagara mazima muri iyi si yangiritse, muri iyi si irimo umubabaro utewe n'indwara zigiye zitandukanye. Amibe rero zirimo amoko agera kuri 3 turi buze kureba. Hari amibe
yo bita amoyibakole. Amoyibakole niyo ya mbere. Iyo uyirwaye amibe yitwa amoyibakole cyangwa kole iba ku iherezo ry'urura runini. Ikikubwira yuko uyirwaye wumva ucitse umugongo. Iyi ngiyo iyo uyirwaye ucika umugongo, ni mpamvu ujya kubona ukuntu umuntu w'umusore ukabona umuntu w'inkumi yitangiriye umugongo, ati bimeze gute, ati mu nda byanze, kandi wareba ugasanga nta bundi burwayi. Ikiziba cy'inda aho ngaho niho yibanda, iyo bita amoyibakole. Ubwo rero ababa bari aho ngaho mushakishirize kuri iyi nzoka. Iyindi yitwa Entamoeba scolestica. Entamoeba scolestica nayo ni ubundi bwoko bwa mibe, igaragara mu gucibwa kw'amaraso. Iyi ngiyo iyo yafashe umuntu, ibimenyetso bigenda bigaragara ni uko amaraso ni amaraso agaragara, ukaba wayituma se, ukaba ibintu nk'ibyo. Iyindi ya gatatu yitwa Entamoeba, iyo iba mu rura rutoya. Iyi ngiyo ituma umuntu arwara indwara bita anemi, yo kuba wagira amaraso makeya. Ikindi ngiyo uyirwaye akantu kose ushize mu nda, iyi bita Entamoeba. Iyo uyirwaye akantu kose ushize mu nda, nta kindi, iyo kidumbuye mu nda gusa, indi ihita ibyimba ukumva umeze nk'uhaze nyamara udahaze. Ikindi kigaragaza iyi Entamoeba ni imivurungano, noneho wumva mu nda wagira ngo harimo intambara, kumva hari hahungabanya, hari gusekurana, hari kugira ute. Niyo uzamenya rero ko ari Entamoeba. Ubundi rero amibe muri rusange ikunze kuba mu rura runini. Kuko iyi ngiyi ikunda umwanda, atari ukuwukunda gutyo gusa, ahubwo akenshi amibe nayo akenshi iterwa n'umwanda. Nuko iyo tugeze kuri ibyiciro by'ubuzima akavuga ati indwara iterwa n'umwanda, abantu benshi bavuga ati none si kuri umunsi w'ubusirimu, ati ubwo ntabwo ariyo rero. Ariko umwanda n'ubusirimu biratandukanye, bishobora no kugira aho bihurira. Hari imyifato abasirimu bagira bagomba gutuma iyi ndwara ibafata. Amibe rero akenshi iterwa n'umwanda. Twebwe mu byigisho byacu muzaje murabyihanganira, ntabwo tuvuga ibintu turi kubinyura iruhande kugira ngo tunakunde tugire abo kubikurikirana. Oya, tubivuga nk'uko biri, wabikurikirana ukazabikurikirana, wabyawe ukazabyanga. Ariko amibe uruhare runini ruyitera ni umwanda. Nuko cyakoze mu Kinyarwanda bakunze kuvuga ngo isuku nkeya, kugira ngo hatagira uwumva icyubahiro cye kigabanutse. Bati isuku nkeya, ariko isuku nkeya si n'iki, ni umwanda. Amibe iterwa akenshi no kurya ibintu byipfishije. Abantu bakunze kurya ibintu bikomoka mu mazi biba byipfishije, by'indagara, ibintu by'amafi, ibipfizi by'amatungo yakuze cyane, ibiryo bidasukuye, kurya ibiryo bitagira isuku, intoki zitagira isuku, ibikoresho bitagira isuku. Ibi bintu byose bitera amibe. Ikindi, amazi, kunywa amazi adafite isuku. Niyo mpamvu uri kunywa ikintu cyose gitera amibe muri ziriya twamaze kubona ibyinshi bihuriye ku isuku nkeya. Amazi bya bintu ngo reka njyewe nipfa kunywera amazi ngo ntacyo naba. Abantu benshi usanga bavuga ngo njyewe nyamaze ngo imyaka n'imyaniko ngo nyanga ngo ntacyo naba. Ariko ingaruka iyo ziri kuza wumvaga hari icyo ubaye, kandi bikagira n'ingaruka no ku bandi mubana muziranye, kubera iyi myumvire. Uruhare runini rero, indwara nyinshi akenshi zituruka ku myumvire ngo ntacyo naba, ngo ntacyo naba, kandi uri kubona hari abari kukiba ngo maze imyaka myinshi ntacyo mbaye, kandi uzi ko hari ababizize. Ibyo rero imyumvire, indwara nyinshi iyo zimaze gufata hano, n'isitare, n'ivunja, n'isazi, ntakwirenza umuntu, kandi akajya
mu gitaka. Niyo mpamvu rero ibintu byose tujye tubifata mu buryo bukomeye, kuko ingaruka ziri kuza zo ziza zikomeye. Amibe rero reka turebe imiti ibiri twakwifashisha ku byaremwe Uwiteka Imana yashyizeho, hanyuma umuti umwe ntuzananirana, niba uyirwaye uzakoresha undi wa kabiri, nunanirana ubwo Uwiteka azaba ari gutanga. Hariho n'indi miti myinshi, kuko ikimaze kugaragara ni uko imiti myinshi ya kizungu imyinshi irayihwabika, yamara kwihwabika ahubwo ikaza yidumbukije. Ikindi inama zitangwa kuri amibe ni uko iyo urwaye amibe ubizi neza, umaze kubona ko ibimenyetso ari byo, ibintu biryohereye byinshi ni ukubigabanya. Amasukari, inyama, imineke, ibintu biryohereye bene ngibyo ni ukubigabanya, kuko amibe iri kubibona niho ibyibuhira kandi niho yororokera. Ibintu rero biryohereye bigerageza kugira ute kubigabanya. Urukumva ni ukongera isuku ukagabanya ibiryoherera. Ibyo ngibyo bikadufasha kurwanya amibe. Hanyuma rero iyo ugiye guhangana nayo, kuko iba yaje nta mikino, wihangana nayo muri ubu buryo. Ufata ikiganza cyawe iki ngiki, warangiza ukagishyiramo intete za tungurusumu. Intete ni iki? Ni tungurusumu wavanya kuri wagiye uramonyora kuri turayi turabagiye. Uzi ko tungurusumu ni uturayi twegeranye, uhaguraho kamwe izo nitwo bita intete. Kariya kamwe agiye uhwanyuraho kuri ka kajumba. Ubwo rero izo ntete ukazuzuza ahangaha. Ubwo bivuga ko intete ni tungurusumu itonoye, ukazuzuza ahangaha. Warangiza ugafata urushi rwa tangawizi narwo ukarwuzuza. Ubwo za ntete ukazishyira hano, tangawizi nayo ukuzuza ahangaha. Warangiza ugafata n'indimu ebyiri ziri mu rugero. Ibyo bintu ukabishyira mu sekuro cyangwa se muri pasware cyangwa se mu mashini ishoboye gusya, ikabisya biri kumwe. Warangiza ukabikoroga, warangiza kubikoroga ugasukamo muri ibyo umaze gusya, ugasukamo litiro imwe y'amazi. Ukanywa ikirahuri kimwe mu gitondo mbere yo kurya, ikindi saa sita mbere yo kurya, ikindi nimugoroba mbere yo kurya. Ukabikora iminsi 3 mu cyumweru. Warangiza kubikora iminsi 3 mu cyumweru, ukabikora ukwezi kumwe. Iyo ukwezi kumwe kurangiye, nta kintu amibe yari yarwanywaho cyangwa se yacika. Uko ni ukwezi gushize idacitse. Hari ikibazo. Ubwo iyo uwo muti wamaze gukora ntabwo urara ukora umuti wa buri munsi. Ubwo hasigaye ukabikora ukwezi. Ikindi ushobora gukoresha umuti wa kabiri. Twamaze kuva kuri muti ukoresha 3 mu cyumweru, ibintu nk'ibyo. Cyangwa se umuti wa kabiri ni umutobe wa karoti. Umutobe wa karoti ukawukora iminsi 7. Ushobora gufata karoti enye ukageza kure 5 se, ugakora umutobe wazo. Warangiza ukajuranywa ikirahuri rimwe mu gitondo, ikindi saa sita. Ukabikora iminsi 7 mbere yo kurya. Ariko uwo mutobe wa karoti wongeraho intete 5 za tungurusumu. Bibaye byiza, izo karoti enye wazirapana cyangwa se ukazishyira mu mashini zisya, ukazibikorana hamwe n'intete 5 za tungurusumu. Ushobora kubirya wabikoreye hamwe, ushobora kubikamura ukanywa umutobe wabyo. Byose birafasha. Gusa
ababyeyi, abakobwa bari mugongo, kirazira gukoresha uyu muti wa kabiri. Umuti wa gatatu wa amibe, fata ibumba ry'icyatsi kibisi, nurangiza gufata iryo bumba ry'icyatsi kibisi urishire ubwo wafata ibiyiko bingahe? 5, n'intete 3 za tungurusumu ukabisekurana, narangira ukabishira mu tasi ukayipfundikira, ukarara ukajya urabinywaho, ukabinywa iminsi 7 wikurikiranije, rimwe mu gitondo mbere yo kurya, ukabikora iminsi 7. Iyo amibe idakize, iyo amibe iyi miti uko ari 3 yose hatagize ikiwukoraho, iyi ishobora kuba ari injyana muntu, uko uyu muti cyangwa se iyi miti irizewe. Reka rero tubashimire cyane ukuntu mwakurikiranye iki cyigisho cyo gufata imibiri yacu neza, cyo gufata uyu mubiri wacu neza turwanya iyi nzoka yitwa amibe. Uwiteka bibafashemo kandi muzakira, kuko ari ufite mu biganza bye iyi mibiri, mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Turagushimye Data wa twese, tugushimira ko waremye uyu mubiri ukarema n'ibyo kuwunganira, sekibi yawinjiramo ukazana nyagasani imiti yo kutuvura. Warakoze, wagize neza, twizeye inama uduha ko ari iz'ukuri no kwiringirwa, mu izina rya Yesu, amen.